ntabwo ndi mwaka umusatsi yisubiza inyuma neza areba hirya akoze cy'umukanga kiba gitari akagwa hasi wese ukata ubu harimo mwashakaga none tukore mu ntabwo nyuma y'uyu mugabo Ruberi, niba ari Ruberi, nyuma yo kumwica yarirukanse ajya mu gishanga atama ikoti rye. So ahangaha aba yahamagawe nyuma y'uko bukeye bwaho, nyuma y'ahatorokeye ahunze akimara gukigeta uyu mukobwa ijosi, kuko yamukase ijosi, arangije kumukata ijosi amutera ibyuma bibiri mu nda. So reka twumve nyuma yaho ni ibiki avugana na bagenzi. Ugiye kuvugana n'uyu muntu? Ego aberanyo onde aberanyo Amerika aberanyo shantuka shantuka ariko yamemukiye muhungu wanjye ndaguhemukiye bamemukire inshuti yanjye ngo wikoze mu nda mwana wa mama ni ibiki ni ibiki mbwira ko ndi kumva abantu bari ahantu hose inkuru zose zivuga ko wishe Mutoni se shahu showa nari ry'Imana yo mu ijuru ahubwo ngenda numiwe ubu ngubu uri guhama uzi ko nimero zawe zananiye zose naguhamagaye mu gitondo ngo nkubaze ati ntushaka kubaza amakuru mwanamenya none yumva amakuru ngo ni wowe nana saje kaza gutankoye ikaza gukuye he ndabizi se nshuti yanjye gikango vugisha nambabarire mwana none nyine nayumve turi kuvugana nyine nimero iri ariko sinzi impamvu we yakunaniye nimero ya Ruberi iriho nimero yiwe ndetse yiwe muhamagayeho Ruberi yo bite mwana nshuti yanjye byagenze bite koko mubwira akantu mbwira ni ukuri kw'Imana ejo naje no kukureba mani iranga kukubyutsa uryamye mana ntarindi maso narakumva bavugisha ukuri ntabwo nahise ntabwo naje nkinjira mu gikoni nkacaho muri ka kazi navuze ngo ntushaka ngo reka kugukangura narabivuze ngo ndeke gukangura rwose nasohotse ndo mbivuga guys mutapinga screen none se wamusenze guki wanze kumvugisha reka se no musenze cyane reka nkubwire Ruberi umutwa muntu utekereza byinshi umutwe w'umuntu utekereza byinshi ubwo nafite n'umutwaro bika uteze amatwi nawe naguruna ateze amatwi nagiye kubumva hano usanga afite ibiro 70 na bine ubundi wagiraga bingahe mu busanzwe ni 78 ndazi mwese se nibabwiye nare n'umusange n'ahandi byatari Olivier yibuka umunsi wazaga avuga ngo ashaka amafaranga mutega amatwi umunsi naje nashaka amafaranga y'umutekano ndagaze hanze ndabyibuka kubwira ngo nataguha ndakwihera ngewe iryo jambo wararimbwiye uribazaga ndabona rifite impamvu ndakubwiye numvaga byibuze kugira birangire neza akanababara cyangwa nkuvugisha amagambo uriya mugore naramukundaga abantu wese mu byumba naramukundaga sinzi no kumukunda ukamwica iburetse we gikazi iburetse
urumva yego ntabwo ari kukiri none twatse akantu kamwe namwe ndababwira ukabigeza byumva aho gusa nahereje Sandrine SMS Sandrine kariya kantu kagakobwa k'agashuti k'iwajya postinga nabo ka postinga ibintu nandi kubireba ari mu mahanga mwumve kariya kantu kankoze mba n'imvanira byose niko kariya gakobwa niko kariya kantu ko kari inshuti y'umusheri wawe kariya kantu ko kari akantu kari aho karutaga ubwiza uriya mwana w'umukobwa uretse mubwira nyine hari umusore agiye iwabo wagiye iwabo uriya yari agiye iwabo noneho ndakabwira ngo twirirwanye ariko kananyandikiye bwa mbere nyuma karangije kandika amagambo ngo sinahemukira inshuti yawe karankatira kanga ko twirirwanye nirirwa mu kazi njyewe ubwanjye nijyaniyemo hahandi wasanze nyumva ejo bundi ngiye kubona mbona kumbe undi yafashe telefone akora screenshot y'amagambo navuganye nawe niba ari wowe yakuyeho niba ari nde wayakuyeho niba ari nde wayohereje simuzi usanga arabifite byose yarandakariye angira urumuri buriya hari amakuru donati bafite nawe nabibwiye kuri video call hari ikibanza yagiye kugura hakurya amazi mu 320 none ejo oya ejo mbere y'uko ajya iwabo umusiga ejo ahandi nta mafaranga kuko nabonaga yarandakariye mwumve ngo nyine amafaranga yamuhaye ngo ayakoresha ibikorwa ngo azi ngo tuzabana nawe asa ubona tuzabana ntarandakariye ufite ikibazo hasi nta mafaranga yanjye ibyo byose birangira amafaranga arangiye ngira ngo ni imikino ndababara cyane ndongera nabwira ngo nta mafaranga kuwa gatanu niba nibuka neza ampamagara nibereye mu rugo ni kuwa gatanu ndanabyibuka kuko ndumva yaragiye iwabo kuwa gatandatu oya yagiye iwabo kuwa gatatu yampamagaye kuwa mbere mesaje naza no kuzisiga arahamagara ngo nimwohereze 60 kuri telefone ndayamuha ngiye kubona mbona yohereje 60 kuri telefone niwe mbona yarakaye atashaka kuvugisha ntamuvugisha nk'abantu ntanyitse ariko ibyo niwe wambwiye ngo urimo ni nawe namusanze hanze yicariye hanze hasi ku kabaraza ku gasima arambwira ngo urimo sohotse nanamubwira ati kirasinziriye cyane nanze kujya ibyo tareka nigende narengemo n'imbere ariko nawe ndi gutekereza ku umuntu anyuma amafaranga akuye amafaranga kiragaragara umuntu adashaka umuntu itubane hari umunsi cyagenda guhamagaraga mwigeze akantu Bruna uri umuntu w'umugabo guhamagara umusange kwa Runga byiruka warampamagaye urambwira ngo ngusange kwa Ruwe ngo byihutire ndakubwira ati ko nibereye mu kabari ndimo ninywera agacupa noneho nyuma urongera uramubwira ngo ariko ngo wasanze kwa Ruwe ndakubwira ati ndaje ibyo ndabyibuka uri uko umunsi
ndawibuka rwose hari ku cyumweru. nakubwiye ko ndi gukoresha igitanda mbere wigeze kumva kuri gukoresha igitanda ndabizi hari cyuzuye hasigaye isaso urya munsi nduhamagara bari bari gukora isaso isa nabi isaso nshaka kubijyana ku buyobozi ariko nita araza ahageze arambwira ngo iturize agihorera ibi n'ubundi gitanda amafaranga baguciye ni makeya ndakubwira ngo iki gitanda ntabwo nzacyajyanaho ntabwo nize kukubwira urumbwira ngo baragukorera igitanda ngo kandi ngo baguciye amafaranga ndakubwira ati nazajya muzabwira ko wakiguze amafaranga turi amutipe n'inshuti yawe tuzi uko twabiganiriyeho nanjye twabiganiriyeho ndabyiza isaso bari bakoze nabonaga isa nabi imbaho atazogera hakundi hose imbaho urabizi itaraza arambwira ngo iturize aya mafaranga bazaguha n'amafaranga menshi n'150 bazaguha cyane rwose ndamubwira kijyane uzakigurishe njye nta kintu naryama aragendera ndamubwira ikigendo n'urwego rw'akazi inywere kwa Mutoni nsiga hariya kwaru ageze ngiye kubona umuntu baje bazanye kumva nitaramubwira uzayibaza giti njye uzaba nagiye aramubaza ngo iki gitanda waracyane ndavuga ngo umugabo simbizi byiwe arigenda birarangira ariko ukabona umugore ntashaka kumvugisha arata hirya hino akora ibyo kuri telefone uko yishakiye nta n'ikibazo mbona ifiteho mba nicariye mu gikari amaze iminsi gikaza arabizi ntanamubwira umuntu ari kusuzugura njyewe mw'abantu iteranirwa nawe nakakanze ndashaka nubwo biri kumvikana mu mwenda muri kumva kuri TikTok mutapinga screen hafi abantu 1000 sinzi ikintu mutegereje vraiment mutapinga screen njye ndashaka tugira twumve kuko kugeza amasaha izi details zo kutumvikana ndashaka kugira ngo agere ahantu yafashe umwanzuro wo kwica uyu mwana w'umukobwa ariko ikintu kiri kuntungura we uzi ko ari kuvuga nk'umuntu usanzwe nkaho nta cyabaye uzi ko ari kuvuga nkaho ari ibintu biri normale urumva ko ari umuntu ugutera mu nyumvira umuntu wishunda ukuntu ari kuvuga mutega amatwi mwumve mutapinga screen ndababara maze iminsi niturije ntashaka no kuvuga cyashize n'iminsi nanjye yashize iminsi tutabonana pe ejo buya naje nje mvuga nje kugutuka nk'ubwo atagusha wankuye amaboko neza warandetse none uzi ko n'abantu bose bamvuze umuntu yankombagaraga kumubwira ndi bize kandi nicaye mu nzu ese rube karame niba ushobora ko twavuganye tujye narwangirwa ngo tuze kukureba narwanje nicaye mu nzu wari uhari ariko byari bitaraba kuki nagukubye nyine nanjye nicyo nibaza nagukubye ngo mutaza kujya kutica umupango wawe nanayitanze wabirangiye oya byari bitaraba ese rube wamufashije mana ngo uriya Mutoni wamwigondeye ese umva nkubaza turagira mu bw'uko byagenze mana njye ntabwo ndi kubikurura amana nanjye n'inshuti yanjye mbwira ukuntu ufata umwanzuro wo gukora bya bintu oya wenda uri kubyishyiraho ariko njye nturi kumbeshya wenda uri kwanga wenda nk'abatipe wenda bafashe ukabishyura uri kwanga kubashyiraho ibintu by'ubusuka batureka mbyiteze ariko ntabwo wabikora no muri kodire mwese ubu njye sinari kodire sindi kodire akabimarira ikodire ntabwo ko nagira ikodire ubu ni ubuhamya rubengeye mbwira nk'inshuti yawe mane nzahura nibuka bino bintu mu buzima nahura nawe nazahura nawe nzamenya ibi bintu byabaye mwese mwari inshuti zanjye ariko ibintu byabaye ntabwo turi kubyumva twumiwe
basoma nkubwira mbwira detaye y'ikibazo ukuntu byageze kugira ngo nahageze njyewe nabibonye ndumirwa. se tugiye gutaha turahoberana kaje kazarabizi twaya gutaha nge ndabizike ikaze wambara ugaceceka kazarabizi kuko umunsi umwe yarahari uko byagenze bose ejo ku mugoroba atambitse mu mvura njya mu rugo nambara bote kuko imvura yaguga hano mbabwira n'akantu ikote nambara n'ikote nta kote naraza mwese muri kodinga ku kantu ndabibabwiye yego nta kibazo n'urwibutso yego nkanambika nca ahantu taxibisi ndahima kiri bisi hejuru no kosendesha kiri bisi yewe akajiribisi gato bitambikira njya ku kazi ngezeyo mbaka ji ya mari ndanayishyura ishyura kuri telefone apana ku kintu yicara mu gikari cyari kirimo ndani ibyuma nabicyashijeho ku manywa ikindi cyuma kirimo ndani ndakumva umugoroba nari maze kubona ko mu mutwe wanjye byari byicanye ntekereza gukora iriya nyine ntabwo byansose namubwiye ngiye kukwandika akantu murebe ntabwo ndi nkora ku musatsi yisubiza inyuma neza areba hirya akoze ikintu cy'umuganga kiba gitari akagwa hasi wese ukata ubu harimo mwashakaga none tukore mu rubavu no ku kuboko bamutemye se urubere ngo hari mu rubavu no ku kuboko barakubeshya najya n'umuntu ukubeshya none hasi sinamwiboneye uretse gake n'umuyobozi wese uzareba cyangwa azajya kumukura muri moruga ugasanga hari ahantu hamwe yakomeretse sibyo yagiye ku ntebe agwa hasi gukora amaraso yuzuye ibikuta byose mwabonye ibikuta byuzuye amaraso ntabwo wabonye ahantu babaga inkoko ndakubajije yego narahabonye inkoko ntabwo itera amaraso irasubira amaraso batahita asimbuka birumvikana icyuma gikuje rubeo wakebye gusa wakebye uzajya wese kumukura muri moruga nta nubwo nakujejeho rimwe kenshi ni rimwe ryonyine iyo ugiye kumwambika akantu mu ijosi oya nasugiye kumusubiza inyuma kubera yabaye nyine yavuze ngo yagiye kumwambika yamubwiye ngo ngwino bahoberana ati ngwino mwambika akantu mu ijosi bagiye gutaha ngo nyine nibwo yahise amucishamo icyuma ndetse ko yari afite mu ntoki kandi aho yakingisha hanze barimo basohoka n'umugore bagiye gusohoka sha mwana buriya umuntu ajya gufata umwanzuro nk'uwo yarababaye wa muntu we numvaga mu buzima bwanjye ngomba kwituriza
nayo ndi gupanga umwaka utaha tuzashaka umugore. Ibaye muri inshuti zanjye wirira amazi nimbabara akorore ndabara mu buzima bwanjye. iyo umureka rwose uzabone n'undi mugore uriya niwe muntu wari mukunda kujya mu vutsu kumwica koko kwica umuntu rube ngo cyabinteye kugira ngo umuntu koko yumva nabi. ni iki cyabiguteye kwica umuntu kwica muto? Ikibazo ni kimwe, amafaranga atari umunsi utayahiye. amafaranga igihe wahombeye 300 nicyo byatumye wica umuntu kandi z'umusazi. Rube ukuntu nabayeho yajyane kuri ribu bagufunze rero. urabona na gikazaragiwe nabaye ahantu hari ahantu umuntu ahazeye arahazi. urumva navuye mfite igitekerezo mu mutwe wanjye wari ukwibeho neza nta muntu uranduranye. nafashe umwanzuro wo kureka inzoga n'itabi ndituriza mu mutwe wanjye. ajya kuzuba rero imbere y'abantu ajya nyizumba imbere ajya kwizomba imbere mani. Nose Rubere ngiye kukubwira ikintu aruta mama Ruhane mwabyaranye ntibareshyaga ukwebeshyaga se ko yareshyaga ko mwabyaranye ukajya uca hano nawe agaca hano kutamwishe agufitiye umwana bakageraho bakanakubuza no kujya uza no kureba umwana wawe ntabwo bizi ko wagiye ubimbwira byose. uriya mwana reba akana kiwe asize, reba umwana wawe usize, none mana ndebera nawe reba akana kiwe asize. Rebe ahuru hafite igihe kingana iki? ahura uri kuhakwega uri kuhareba ndi kuhareba pe ndikora n'ukuntu ubayeho nabi wakijyanye kuri ribu. umva nkubwire Rube, umva nkubwire sibyo ijyane kuri ribu pe itange nk'uko bigaragara n'urupapuro rwawe rwabonetse ni n'urupapuro wanditse twarubonye. umva nkubwire Rube kandi abigenda bangiye abantu abo wabirangiye bahavuze barabibona. ifate n'umutima mwiza wijyane kuri ribu birangire mu kanya ndaje ndege. Rube wowe ifate ujye kuri ribu n'undi cyangwa uracyemera uri kubyemera mugenge bwashize bari gukeka uwamwishe none urabyivugiye ijyane kuri ribu ibintu bigende neza. ngo mufate na marikode muyifite ujya kuri kode n'ubwivugira no kuri ribu biroroshye rero ugira ngo ibi ngibi tuba tuganira ntabwo hano hari tekinoloji mu gihugu n'izi simukadi tuba tuvugira n'ibyo tuba tuvuga biba birumvikana rwose. cyangwa uracyemera wabikoze utubujije inshuti wowe kabyara ijyane kuri ribu n'undi ubu muri kunyigisha ibyo byose none ko ahora amariki ko nurangiza gutoma amaraso uracyakora icyo ubwihisho tuzaba mujya niduhereze nihisha Yesu uti wihishe ubu iwanyu ko baje bakubonye uzina n'umabwiye ubu mama warasinzira ubu ubuze tube tureke ahangaha gato mbabazi. ibyo ndi kumva nibyo muri kumva. ndi kubaza mbere y'uko nkomeza, ibyo ndi kumva nibyo muri kumva namwe? Yesu Kristo mbere yuko nkomeza abantu 1200 mutegereje iki? Abantu 1200 ni mutapinge iyo screen, mutapinge screen mbere nkomeza kuzingiza zone ndi kureba biteye ubwo Jesus aya ma video yo no
aya mavideo yose gaho Jesus ngayo guko ubwo nyuma y'ibi ngibi se turacyategereje kumva ngo byagenze gute ngo tuvuge inkuru ngo urumva hari ikindi twarenzaho. Abdul garuka Jeremy waramutse neza makuru yaramutse ni sawa cyane nitwa Godfather ko nari mbibonye kuri telefone makuru yaramutse hari Kigali ndabona ibintu ari sawa cyane haramutse akantu kakabeho gake yego nguhamagaye ndi live nta kibazo yego hari iyi nkuru y'umwana bita Diane waraye wivuganywe n'uwitwa Nelson Rubera Intwari wishwe n'urundi. So ndashaka kugira ngo ndatekereza ibintu bamaze kubimenyamo n'icyo babimbwiraho, ariko none ikihutirwa icyo nkeneye cyane hari aya majwi yasohotse bafashe uyu mwicanyi bagenzi be, sorry apana bagenzi be, abari inshuti zataraba ikibi. Aya majwi wamba bari kuyamba nayegeraga nkayavuga ko nabonye ari amace ari uduce nta kibazo tunyoherereze uko turi urabukoze. Hanyuma noneho wowe ku nkuru ufite cyangwa ku makuru ufite byifashe bite, byagenze bite? urumva twe twagiye ngiye nagiye gukora inkuru ari inkuru isanzwe nyine isanzwe bavuga umuntu nyine bishe inkuru turanayikora tuva no kuri tere abaturage bavuga ati yaba yishwe n'umukunzi we ariko wumva bashidikanye. Yego rero inkuru twaje kumenya ko nyiri kiriya cyokezo apana muco yego ari na uriya mugabo wapfuye, ari na uriya mugabo basanze ikote rye mu gishanga niwe nyiri cyokezo. Okay, ikote basanze mu gishanga gute? Barisanze mu gishanga kandi iryo kote niryo uwo nyiri cyokezo yari yambaye nijoro. Yego basanga rero ryuzuyeho amaraso. So ni ukuvuga ngo akimara kumwica yaraturutse anyura mu gishanga. Yagiye mu gishanga ahita asigaye ikote. Rero birangira ubwo twenguru tuyikora gutyo birarangira. Nyuma rero ubwo twaje kumenya ko uriya nyiri cyokezo ari nawe wakundanaga n'uriya mukobwa Diane. Niwe bakundanaga ko byari bisanzwe bizi. Yego iri cyokezo rero ngo yaje kureba muri telefone ya Diane. Abona hari umugabo wamwandikiye message isanzwe ariko igaragaza ko umuntu wandikiye message yenda hari ibintu byabaye yenda bakoze n'iki ibyo byose najya kubyinjiramo. Yego nyuma rero uriya mugabo agiye gufata umwanzuro wo kumwica yanditse ibaruwa. Yego iyo baruwa wayibonye? Ibaruwa yose ndabona kopi yayo. Yego ibaruwa yavugaga iki? Ibaruwa yavugaga ko yenda umugore yavugaga iti njye kanaka. Yego ubwo ni njye Nelson Rwigema. Yego ni njyewe umwiyiciye. Njyewe umwishe rero ati nigira ati asaka kuvuga ati ntihazagira undi muntu bazabibaza. Avuga ko nyine byatewe n'ibyo bintu byose nyine. Uretse ko no kumva inkuru ije itandukanye. Sorry? Inkuru ko ndi kumva itandukanye. Kandi andi makuru y'abantu bagiye kuri bavuga ko hari undi mukobwa bita Anita wagiye w'inshuti ya Diane wagiye uriya musore yasabye ko aza ko birirwana ko aza kumusura umukobwa akabyanga ngo agahita abibwira Diane ngo noneho urumva. Yego twebwe ngende kukubwira ibyavuye mu iperereza ry'ibanze kuko baranswari nayihawe na afande umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali. Yego rero yatubwiye ko mu iperereza ry'ibanze babonye iyo baruwa y'uwo musore yanditse gutyo. Ibindi byo ubwo ni ibindi bihuha yenda byo ku ruhande utwo tubanevure turi twagiyemo tw'uwo mukobwa wundi. Ibyo byo njye nta fagiti navuga ko mbifitiye. Yego ariko urebye situwasiyo nuko nguko imeze gusa byose n'ubundi bikomoka aho ngaho uko urupfu rwaba rwaragenze kose rumva rwaraturutse
kuri ibyo bintu by'inkundo wenda zaba ziri hagati yabo. Urumva nubwo nabo bavuga ayo makuru ariko urumva hari ahantu bihuriye. Uriya mwana rero akaba yakomokaga muri Nyaruguru. uriya mwana w'umukobwa Yego yakomokaga buriya mu karere ka Nyaruguru. yaraje igihe yaje hari ahantu harahe niwe wikoreraga. yego Abaturage bavuga ko n'ubundi bari batanye n'uriya muhungu bavuga uriya mugabo bavuga ko yamwishe. yego Ugahita rero amwicira imbere y'aho yakorera. mbere y'aho yakoreraga. Ibaze ko umuntu wayibonye kandi dukunda niba ugenda wabonye amashusho ni ku muhanda. Ikintu nkeneye rero kurusha ibindi ndashaka ngo umfashe umbwire nk'umuntu wafatarinze inkuru wagiye kuri bishoboka bite ku muhanda ahantu abantu bari ko ahantu abantu banyura mumaze mumbwire isaha yamwivuganye sangahe yishuye umwana ryari ku makuru y'ayo masaha. Abaturage bavuga ko ari hagati ya 7:00 na 7:30 za nijoro. za nijoro. Bivuze ngo abaturage bose abenshi bari baryamye nta bagendaga ayo masaha. Ariko aho imbere haba hari amagaraje. Hari imbere y'aho uyu mukobwa yakoreraga hari igaraje kandi rinini n'ubundi risanzwe rikora. Yego. Haba hari abanyonzi benshi baba barinywera inzoga bisanzwe. Nta munyonzi waba uri kunyonga 7:00 za nijoro. Ariko usanga batuye arawundi y'ahangaha n'ubundi. Ku buryo 7:00 za nijoro hari movement. Ukurura nkabonye n'abaturage twaganiye bavuga tubona ahangaha haba hagenda abantu ibi bintu rero eba ibintu birago ko umukobwa nta no kuvuga ngo basanze byibura gitera kuka gake basanze byaranye yapfuye. Basanze yapfuye ko yamukereye ijosi amuturutse inyuma. No way. Akibera hano ngire munsi y'akananwa neza. Yararikegese asa nk'ugezamo hagati hari mu ijosi neza ubwo umanukiye nk'ahantu hafi ku gutwi ugahita ufatira ku ijosi. Yego. Amutera rero n'ibindi byuma bibiri mu nda munsi yo mu mbavu. Ariko iyo byo mu nda byo abaturage bavuga ati uko babonye umurambo babona asa nk'uwabimuteye nyuma n'ubundi umukobwa yamaze kwitaba Imana. Yego rero bakavuga harimo ibindi bintu birimo biyonde mukuru ugiye ntanagarukaho. Oya bigarukeho kuko byaba byiza kubigarukaho kuko turumva dushaka kumenya exactly ni gute niki gisunikira umuntu ari muzima umuntu afite ikibazo kugera hatekerera umuntu akora ubunyamaswa nk'ubwo ngubwo. Abaturage bavuga ibindi bintu buriya inkuru uba ufite inkuru y'ibintu byinshi ariko ugatamo ibintu ubona biri ngombwa nkatwe dukora ku batelefone ntabwo wafata ibintu byose ujye gufata ushyire kuri televiziyo. Yego. Ibyo twurumva bavuga mu musore bashoye amafaranga mu kabari k'uwo mukobwa. Ako kantu urukumva rero urumva ko twateye dufata verisiyo zitandukanye urukumva ko ibyo ngibyo by'amafaranga nabyo babitugejejeho ngo 300,000. Reka ahubwo bavuga $1,200. 1,200,000. Umuhungu yari yagujije. Yego. Ubwo yari yagurije avuga tuburu ndamwizeye turapanga iby'ubukwe n'iki urumva ari ibyo bintu nyine bapangaga nyuma rero baravuga ati se umuntu akaba ari nta kesi kanyanditseho. Atayamuhaye nandagiye ayo nta kibazo ati rore ndi kumubona muturo ngutu ati akundana n'abandi basore kandi njye naramushoyemo ayanjye. Yego. Uretse amafaranga yongeyemo nyuma ngo abaturage bo bavuga ibintu byinshi urumva hari abantu baba babazi hari umukecuru niba wamubonye muri televiziyo arimo ari uriya mukecuru we rwose yavugaga turiya mugabo ati njyewe ndamuzi nta kintu atakoraga yirirwaga aha dukorana ati no kurangura n'ibiki wabona gasa nkaho we ari wo muri business kuriya mukobwa gusa nk'uwiteza imbere ugereranyije n'abakobwa bandi b'i Kigali ufite abantu bose hariya niho bazaga buriya kugwera. Yego. Kurumva buriya umukobwa mwiza ufite isuku ukorera ahantu heza nta muntu rero utari kwanywera agacupa.
rero harimo kugira ngo intandaro y'urupfu rwo byaturutse aho, ariko uvuga avuga ko yababajwe n'amafaranga, abaturage bavuga ko yababajwe n'amafaranga yaba yaramuhaye runaka, bo badahuriza ku mubare, bamwe bavuga 500, abandi bakavuga 2,000,000. Abaturage nyine bavuga ibintu bitandukanye. Mu byakaswe rero aho ngaho harimo akantu gasa nk'akabazo. Akaboroho umuhungu yaranapereje gasanga wabo w'umukobwa ngo ntibamuzi, kandi ngo yari yaramubwiye ngo yarabibabwiye ngo uwo muhungu ari we wasize uyanditse. Na polisi yavuga ko n'uyu mucoma bafashe, uyu mucoma wacomeraga n'ubundi ahangaha, yemeje ko uriya mugabo ari wamuteye icyuma. Hari ikintu yishinjaga, we bamufite nko mu rwego rwo kugira ngo atange amakuru, ariko urumva harimo utuntu tw'utumanevure twinshi cyane. Uyu mucoma waravuga iki rero? Uyu mucoma ntabwo aratanga ubuhamya? Umucoma mu magambo makeya umuvugizi wa polisi yatubwiye, we ni uguhamya ko nyine ari we wamuteye icyuma just, nta kindi buriya yenda ibindi byo biba bikiri mu iperereza. Mucoma we ashinja n'ubundi bosi we. Muva Mucoma avuga ko bosi we nyiri icyokezo ari we wateye icyuma uyu mukobwa. Urakoze cyane Jero, thank you so much. Rero ikintu wamfasha nyuma y'aha ngaha, urakoze cyane ku Shiro Clarification, nyemerera umpereze utwo duce twayo ma audio bamufashe nyuma y'aho atorokeye. Uyu mugabo ariko bazamufata n'ubundi ntabwo niyo yajya mu nda y'isi bazamusanga yabamuryoza ibyo yakoze, kubitwa n'inkuba man. Ariko uretse gato, okay, umaze gukurikiza cyangwa ukavara inkuru nk'izi ngizi, utekereza ko biterwa n'iki aho umuntu agera agafata umwanzuro wo kwambura undi ubuzima muri iki kinyejana turimo? Okay, nizi nkuru ndazikurikirana cyane. Hari niyo nakurikiranye Rurindo, umugore nanone bamuteraguye ibyuma mu ijosi, umugabo agahita ashaka kunywa ibinini bya imiti batera mu myaka ngapfe nawe biranga. Ni inkuru nkurikirana nyinshi n'izi, ariko usanga akenshi nubwo abantu bavuga ngo ni imitungo abantu babapfa n'iki, abaturage benshi 89% bahuza n'ibijyanye no gucana inyuma. Akenshi ari amamesaje baza gukora inkuru ubwenge, abaturage bavuga ati yabonye mesaje ivuga gutya na gutya, yabonye mesaje ivuga gutya na gutya yohererejwe n'abandi bagabo. Urebye mu gucana, kutizera uwo bakundana cyangwa se guca inyuma umukunzi wawe, akenshi nibyo akenshi bibyara impfu. Kandi usanga ahenshi biba nta makimbirane agaragara baba barigeze kugirana, batongane n'icyo, ugasanga umuntu we yarabibitse, abantu baramubwira bati umugore wawe bigenda gutya na gutya, kuko nahangaye i Kabuga naho niko bavugaga, hano i Masaka bavuga ati ariko umukobwa bimeze bitya na gutya, umuhungu wenda ntabyiteho ntabihe n'agaciro, ariko yenda we akaba ategereje nk'ikizibiti cye ku giti cye, ugasanga afashe umwanzuro w'ubugoryi wo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko mu by'ukuri naho ngaho biba bishingiye iby'imitungo yo, baravuga burafite imitungo, akenshi bakunda kubijyamo cyane. Urakoze Jero, nyoherereza ayo ma audio.